We do not sacrifice children. The foundation of Satanism is built upon the self. Yagiye agaragara nk'umwanzi w'Imana, ishusho y'umwijima n'icyaha. Ariko hari abasabye kwigobotora ibyo byose bakamuhindura nk'ikimenyetso cy'ubwigenge, Imana yabo ndetse n'ubushobozi bw'umuntu. Abo nibo baje gushinga idini rya Satani. Ariko se ni iki kiba mu rusengero rwabo? Iki ni gikorwa mu ibanga, benshi batigeze na rimwe bakandagira muri urwo rusengero ubamenye ibibera. Ibyo benshi bibwira nk'aho ari urusaku, ubwicanyi, uburozi, kurya abana bato no kunywa amaraso. Ariko mu by'ukuri mu rusengero rwa Satani hakorerwamo ibindi bitandukanye cyane n'ibyo ngibyo abantu bakeka. Hari imihango, ibirori, imivugo, indirimbo n'ibikorwa byose bifite symbolism yihariye. Muri iyi video turagutembereza imbere mu rusengero rwa Satani, twerekane ibikorerwamo, ibikoresho byifashishwa, imyambaro yifashishwa, amajwi aririmbwamo adasanzwe ndetse n'amahame akubiye mu byo abasengeramo bizera. Icyo ngusaba ni ukureba ino video ukayirangiza, ukagira umutima ukomeye, ukabanza ukikuramo ubwoba, kuko ibintu uri bwumve biraba biteye ubwoba ndetse bitandukanye n'ibyo watekereza. Kanda subscribe ubundi dutangire, wibuke gukanda like kuri ino video kugira ngo utaza gucikwa, ndetse wibuke no kuyisangiza inshuti zawe. Ubundi iri dini amateka yatangira ryari? Satani mu mateka ya Bibiliya n'amadini, mbere y'idini rya Satani abantu bamaze imyaka ibihumbi bazi izina Satani nk'umwanzi w'Imana. Uwitwa Anthony LaVey mu 1966 yashinze idini The Church of Satan i San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisobanuye ngo urusengero rwa Satani. Uyu yakoresheje filozofiya y'uko umuntu ari we mana ye ubwe nta yindi mana ibaho. Ibyo byakururiye abantu benshi kuza muri iryo dini rye. Si ibyo gusa, The Bible Satan cyangwa se The Satanic Bible, Bibiliya ya Sekibi mu 1969 yanditswe na LaVey, wa wundi washinze rya dini nyine. Iba nk'igitabo cy'ishingiro ry'iri dini. Kwaguka ku isi nyuma ya LaVey havutse amashami nka Temple of the Satanic Temple muri 2013. Iri riza kuba irindi dini rindi ryaje rishingiye kuri iri, naryo riza ari idini rya Sekibi. Ariko aya madini abamo amoko atandukanye. Ubwoko bwa mbere iryitwa Laviana Satanism. Iri ni idini ryubakira ku kwigenga kwa muntu, nta kiremwa na kimwe kindi riryo haba ari Satani ndetse n'Imana ntiribyemera. Ryemera ko umuntu ari we mana y'ubwe nta yindi mana ibaho. Irindi ni iryitwa Theistic Satanism. Iri ryemera Satani nk'umuntu cyangwa ikiremwa gifite imbaraga gikwiye gusengwa ndetse kigasingizwa ndetse kikanubahwa. Iri risenga Satani byeruye. Irindi ni iryitwa Luciferianism. Iri rishingira ku bitekerezo bya marayika Luciferi, rimufata nk'umucyo uharanira kumenya ukuri no kwigenga kwa muntu. Idini rya nyuma ni iryitwa Satanic Temple cyangwa se urusengero rwa Satani. Iri rifite intego za politike, kurengera uburenganzira bwa muntu, harimo no kwamamaza ubutinganyi no kurwanya amadini gakondo mu bihugu bitandukanye. Ariko se wakwibaza ngo imyizerere n'amahame muri aya madini biba bimeze gute? Idini rya Satani si ukwatsa buje gusa cyangwa kwambara imyenda y'umukara, ahubwo iri dini rifite filozofiya cyangwa se filozofi ikomeye cyane, ishingiye ku mahame ashingiye imbere mu muntu nk'uwugenga ubuzima bwe, apana kugendwa n'amategeko yaba ya Bibiliya cyangwa se andi yose abuza umuntu gukora ikintu cyose ashaka. Abangaba bagira amategeko 9 bagenderaho nk'uko abakirisitu bagira amategeko 10 bagenderaho. Itegeko rya mbere bagenderaho ni itegeko rihagarariye ibyishimo aho kuba mu kwihambira ku mategeko. Iri ni itegeko ribwira umuntu wese ati ukora ikintu cyose kigushimisha, haba gusinda, gusambana cyangwa gukora ikindi kintu cyose wumva kiri bukunezeze. Itegeko rya kabiri bagenderaho ni uguharanira ubwenge n'ubushobozi aho kuba kudashishoza, ukagendera ku bwenge bwawe, icyo umutima wawe ukubwiye ukaba ari cyo ukora ukoresheje ubushishozi bwawe aho kugendera ku mabwiriza y'umuntu uyu n'uyu. Irindi tegeko bagenderaho ni itegeko rivuga ko Satani ahagarariye byose ku isi, aho kuba inzozi z'ijuru bakakubwira ngo ba mu isi kuko niyo urimo, ijuru ntiribaho n'inzozi. Ikindi kintu bemera bavuga ko Satani ahagarariye abanyabyaha nk'abandi bantu basanzwe, aho kuba afatirwaho nk'umuntu uzatuma abanyabyaha bacirwaho iteka. Bavuga ko Satani ari we rumodo w'abanyabyaha bose. Ikindi ni uko Satani ahagarariye urukundo, kuba gukunda aho kuba imbabazi. Hari imyizerere ikomeye cyane abantu basenga muri urusengero rwa Satani bagenderaho. Abantu benshi bo mu idini rya Satani ntibemera Imana cyangwa ubuzima bw'iteka, ubwo twita ubugingo. Ku bakirisitu bo bemera ko umuntu abaho agapfa bikarangira. Bo baravuga ngo umuntu niwe mana y'ubwe, akwiye kwiyubaha, kwifasha no kwihagararaho aho kubaha cyangwa gutinya ikintu icyo ari cyo cyo. Aba bavuga ko ubuzima bwo mu isi
aribwo buzima bugomba guhabwa agaciro, apana kugira inzozi zo kuzabona ijuru cyangwa ngo umuriro utazima. Bo bemeza ko isi turimo ariyo si, aribwo buzima tuzabaho, dukwiye kubwishimamo tukabwinezezamo. Ibi nibyo bizera bo, ntibizera ko hazabaho ijuru cyangwa umuriro utazima ku banyabyaha. Ibi bivuze ko buri kintu cyose gikorerwa hano ku isi ukwiye kugikora, apana gutegereza ngo igihembo kizava mu ijuru. Ariko se ibi byose bifite iyihe ntego? Ibi byose bigamije kwibutsa umuntu ko ari we mugenga w'ubwe, ufite ubushobozi bwo guhitamo kandi atagomba kubaho mu bwoba bw'icyaha. Bababwira umuntu ko atagomba gutinya icyaha, agomba gukora ikintu cyose kimushimisha. Ibi bihita byumvikana nk'inkuru iteye ubwoba mu matwi y'abemera Imana ndetse n'abantu basanzwe. Idini rya Satani rero rishaka kugaragaza umuntu nk'ufite ubushobozi bwo kuyobora ubuzima bwe, aho gusaba imbaraga zo hejuru cyangwa iz'ahandi ahantu ariho hose ko umuntu ubwe yifitemo ubushobozi. Ariko si ubundi muri iri dini iyihe migenzo n'ibindi bintu bikorerwamo bibi cyane abantu batazi. Uru rusengero rw'ubwarwo imiterere yarwo ntisanzwe, kuko insengero za Satani ziba mu buryo butandukanye n'insengero zisanzwe. Ibitabo n'ibimenyetso by'ingenzi biba mu ruhande rumwe, aho haba Bibiliya ya Satani, ibishushanyo bya Baphomet, ni ukuvuga ihene y'ubutumwa bw'ingenzi bwo kwigenga n'uburenganzira bwa muntu. Aba bakoresha kino kimenyetso cy'ihene nko kugaragaza ubwigenge. Ikindi kintu bakoresha muri uru rusengero ni pentagaramu, ni ukuvuga inyenyeri eshanu usanga muri uru rusengero, ndetse hari n'ahantu hashyirwa amatara y'umukara cyangwa amabuji, bigatuma haba urumuri ruke rugaragaza umwijima w'uru rusengero. Urusengero kurwinjiramo ruba ruteye ubwoba cyane bitewe n'umwijima uba urimo, amabuje y'umukara ndetse n'abantu bambaye imyenda y'imikara n'ibirango biba bibamenye n'ibishushanyo. Umwanya w'imbere uba ufite ameza nk'aho ari kuri aritari, ariko atari igitambo cya misa, ahubwo ikaba ari ikimenyetso cyo kugaragaza umuntu nk'ufite imbaraga n'ubushobozi bwo guhagarara yemye. Imyambaro ikoreshwa mu mihango y'uru rusengero ni imyambaro nyabaki. Abitabira imihango bambara imyenda y'umukara tsiritsiri, rimwe na rimwe ikagira utumenyetso tw'inyenyeri eshanu cyangwa amashusho y'ihene, ya hene nyine igaragaza ubwigenge n'ubwambure no gukora ibyaha tugendeye kuri Bibiliya. Umuyobozi w'umuhango cyangwa se usoma misa ashobora kwambara nk'igitare cy'umukara, ni ukuvuga ikanzu y'umukara gifite ibirango twavuze haruguru n'ubundi bya Satani. Bambara udupfukamunwa cyangwa abipfutse mu maso, bikoreshwa mu mihango imwe kugira ngo bigaragaze ko umuntu ari uruhande rugaragara n'urutagaragara. Abantu bajya muri rusengero bagenda bambaye udupfukamunwa cyangwa bapfutse amasura yabo. Abantu bose kandi basabwa kuba bubaha umwuka wo kwigenga, ariko batari mu guceceka nk'insengero zisanzwe, kuko bamwe baririmba, abandi bavuga amagambo y'intsinzi, abandi basakuza, abandi babyina, abandi basinda. Ibintu bihabera ni ibiteye isoni. Imihango n'ibikorwa bikorerwa imbere mu rusengero ni ibihe? Mu rusengero rwabo hakorerwa imihango itandukanye, imwe bigamije gusobanura filozofiya y'ubwenge, indi ikaba ifite isura yo guhinyura amadini gakondo yemera Imana. Icya mbere bakora ni icyitwa satanike masi cyangwa se misa ya Satani. Uyu ni umuhango uzwi cyane. Iyi satanike masi ikorwa mu rwego rwo guhinyura misa ya gikristo. Undi muhango ukorwa ni icyitwa rituals of desire, ni ukuvuga imihango y'irari n'ibyifuzo. Abari mu rusengero bashobora gukora umuhango wo kwerekana ibyifuzo byabo mu buzima, amafaranga, imbaraga n'urukundo ndetse n'imibonano mpuzabitsina. Uwo mubyumvikanyeho mukabyemerana mukemererwa kubikora ku karubanda, nta tegeko ribahana muri urusengero riba rihari. Ibi bikorwa bishobora gushyirwaho nk'amasengesho, ariko mu buryo bwo kwibwira ku isi isaba byinshi n'umubiri ugasaba byinshi, kandi ko umuntu agomba kwihaza mbere y'ibindi byose. Ikindi kintu kiba muri uru rusengero ni icyitwa rituals of compassion, ni ukuvuga imihango y'imbabazi, kugirana imbabazi nyine n'urukundo muri rusange. Ibi bikoreshwa iyo bashaka gufasha umuntu uri mu buzima bubi, aho bakusanya inkunga bakamuha amafaranga yo kwiteza imbere, nawe bakamuhindura ubuzima. Umuntu yandikwa ku mpapuro, izina rye rigashyirwa ku meza, bagasaba ko agira amahirwe meza, ubuzima bwe bugahinduka, mukamufasha kuva mu bukene nawe akiteza imbere. Ibi bikurura abantu benshi babayeho ubuzima bubi kujya gusengera muri uru rusengero rwa Satani, kuko abagiyeyo bahindurirwa ubuzima. Ikindi kintu kiba muri uru rusengero ni icyitwa rituals of destruction, ni ukuvuga imihango yo kurimbura cyangwa yo kurimba. Iyo umuntu afatwa nk'umwanzi cyangwa umugambanyi w'iri dini, bashobora gukora umuhango wihariye wo kumuhindura, bamuca intege cyangwa bakamwica. Nicyo gihano gikomeye kibamo, ni nako kurimbuka bizera.
k'umunyabyaha ari we mugambanyi. Akenshi ibi bikorwa mu buryo bwo kwanga psychological cyangwa kwiyumvisha ko umuntu atabasha kubabarirwa mu gihe yagambaniye mugenzi. Ibikoresho rero bikoreshwa muri uru rusengero ni aritari cyangwa se ameza y'imbere akoreshwaho imihango, ikaba ariyo ikimenyetso cya petagoni, ni ukuvuga ya nyenyeri y'impande eshanu cyangwa ya hene nababwiye haruguru. Ikindi gikoreshwa ni buje. Izi zikaba ari buje akenshi ziba ari umukara cyangwa umutuku, zikoreshwa mu gucana umuriro ugaragaza ubuzima n'imbaraga by'umuntu ku giti cye, apana iby'Imana cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Indi ni sherisi cyangwa se igikombe. Iki gikoreshwa mu kunywesha cyangwa se kugaragaza amarenga, aho banywesha umuntu amarange cyangwa inzoga nk'ikimenyetso cy'ibyishimo. Muri izi nsengero inzoga ziba zemewe no gusinda biba byemewe, kuko bavuga ko icya mbere ari ibyishimo by'umubiri. Ikindi kintu kiba muri uru rusengero ni bell cyangwa se inzogera. Inzogera ikubitwa itangiza umuhango cyangwa ikawusoza. Indi ni sword cyangwa dagger, ni ukuvuga inkota cyangwa icyuma cyangwa imbugita. Iyi ikoreshwa mu gusoza umuhango no kurangiza intsinzi, ni ukuvuga ko ikoreshwa mu kwica abantu cyangwa ibindi bintu, ahubwo iyo bagiye gutangira barayimanika cyangwa se basoza nabwo bakayimanika. Iyi niko kamaro imara muri uru rusengero. Hari n'indirimbo n'imyidagaduro bikorwa muri izi nsengero. Muri izi nsengero hari igihe bakoresha imiziki ikomeye, kuvuga heavy metal, melodic music cyangwa indirimbo zifite amagambo akangurira abantu ukwishyira ukizana mu bikorwa byabo bya buri munsi, cyane cyane ibijyanye n'irari ry'umubiri ndetse n'ibyaha. Umuziki uba ufite ikirango cyo gutera imbaraga abantu, kurwanya ubwoba no kwishyira bakizana mu byaha byabo. Hari igihe bahuza n'imbyino cyangwa amagambo ahimbitse cyane agaragaza imbaraga z'umuntu ku giti cye, apana iz'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Intego y'ibi bikorwa byose ubundi ni iyi: ntabwo ari ugusenga Satani nk'ikiremwa nk'uko benshi babyibwira, ahubwo ni uburyo bwo kwerekana umuntu ko ashobora kuba umugenga w'ubuzima bwe, umunyamaboko, kandi atagengwa n'imyizerere iyo ari yo yose yamushyiriraho ubwoba bwo kumva ko azarimbuka nadakurikiza ayo mategeko. Ku rundi ruhande, ibikorwa nk'ibi byagize isura y'ubushukanyi n'ubugome mu bantu batabisobanukiwe. Abantu babyishoyemo bituma bakora ibyaha byinshi, bararengera, baza kwisanga batawe muri yombi na leta. Gusa nubwo bimeze bitya, impamvu izi nsengero zitwa iza Satani nyine ni uko kwishyira ukwizana bibemerera gukora ibyaha byinshi ntacyo batinya, nta n'uwo batinya, ndetse n'imihango ikorerwamo n'ibimenyetso birimo bigahuzwa na Satani. Bikaba ariyo mpamvu byitwa ibya Satani nyine. Ese wowe wari uzi iby'iri dini? Ese urasobanukiwe? Nicyo wifuza ko tuzagarukaho muri video y'ubutaha? Tanga igitekerezo hasi muri comment utubwire. Kandi like kuri iyi video niba wayikunze. Ndagushimiye cyane ko waduhaye subscribe. Because the boy fit tuzahure muri video z'ubutaha.